bacu mukurikira ibiganiro byacu amurereye mu mpande zose z'isi turasuje cyane tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi nyuma y'igihe kirekire tugarukanye na Vava Juru muramubona arasa neza baseka n'ubwo atishimye ku mutima ariko byose biraza kugenda neza Vava ntawapfuye karame ntawapfuye mwana abantu bagasaro n'ukuri narimba kumbuye yego Vava uransekeje ati ntawapfuye gira icyo ubanza kubwira abakunzi bawe bo kugasaro icyo mbwira abakunzi banje mbere y'ibintu byose bakoze subscribe mbese barakoze cyane nubwo birangiye ibyo baruhiye bitampiriye cyangwa se ibyo nabasabaga ntabikuye mu mugisha ariko Imana irahari yawe oya Imana izaguha ibindi Vava ntiwizera Imana se ntiwizera ko Imana ishobora byose hanyuma Vava reka ninjiye mu kiganiro nyirizina duheruka kuvugana ndi kuwe n'umugabo witwa Juste ati nyamara uriya musore ni muzabana ati hoya rwose uriya musore n'umwana mwiza nago bishoboka Juste ati nyamara Vava ni dusagwe umusore amubeshya Vava Juru azamwanika hadaciye n'amezi abiri tubona ejo uri kurira cyane ati uyu musore yaramemukiye ati abasore b'ikigero rwose ati nta bumuntu bagira sha Vava ni ikiganiro wakoze ubabaye cyane Sando rero si ndibuze kwinjira mu buzima bwo kumusebya nkawe ntago nigeze mbasha kwiga ngo ndangize ariko narize yego mu byo nizemo ikinyabupfura nabonye agenda akora inkuru zibaho n'izitabaho ngo Vava afite abana babiri mu cyaro nongere nibutse abantu ko naje nkora akazi ko mu rugo ngamije kwigerera ku iterambere ry'iyo mashini nk'abandi ngamije kwigerera kuri iyo nka cyangwa kuri iryo tungo nagenda n'abanyamakuru bagiye batandukanye iwacu mu cyaro nta mugabo wigeze akora ikiganiro ngo avuga ati Vava yari umugore wanjye twaratandukanye yantanya aba bana se nta mugabo wigeze akora ikiganiro ngo Vava namubyaje aba bana izo ni inkuru bagiye bandika mu makomanteri no mu biganiro byagiye bikorwa kwa ba Manibu n'ahandi bivugwa nabande n'abametere Nzovu kandi noneho nizo mbyare ebyiri za Varatina zibaye zinahari nizeye yuko atari impamvu iganje nyamukuru ikiganje nyamukuru ni cano yanjye bafashe ibihangano bikwiye kujyaho byanjye nakoze barabyaprodinga uriya muhungu ntabwo akakanya Valentina ntabuzi bimusebye tuziranyweho na bagiti ariko kuko njye ndi umukobwa uzi ubwenge n'umuco ntago nazanywe no kumusebya ahubwo nazanywe no kuvugisha ukuri ku byari bibaye bikubabaje urumva ikiganiro yakoze yavuze ngo hari abandi bakobwa ngo beza ngo badasa ngo na Vava ngo ashobora gutereta nanjye mfite ibintu byinshi aka kanya na bagiti cyase n'abaproducer biwe tuziranyweho nshobora kuvuga abo bakobwa beza ntibagire gute ntibamwemera ariko si cyo cyanzanye urumva keretse ahubwo niba avuga ati Vava naryamanye nawe mutera indayikuramo nicyo gisebo naribu yamfunga naho kuvuga se ngo Vava afite imbyaro ebyiri bibaye byiza mama ntiyakitumye udukwe cyangwa ngo yitume n'iki n'amazi aho rero nta gisebo kigize gute kirimo Sando oya abana n'umugisha abo bana bavuga Vava afite mperutse kujya muri telefone yanjye abona umwana wo kuri hoteli Teke w'umukobwa uba muri screen ngo Vava ngo uyu mwana ngo ubu waramubyaye ngo ungana gutya ni yego hari n'undi mwana w'umukobwa witwaga nde wakundaga guhanura wabyaye guhanura kuri YouTube ni umukobwa Samantha nabwo nari mukikiye turi kuri hoteli Teke mbona agafoto kiwe ntuze agasize kuki ku rugendo ndavuga nabanga bagenda postinga amafoto y'abana b'abandi nibo abandi baza ngo Vava ngo yarabyaye ngo Vava byahishura ebyiri ntiwasanga buracya bavuga ati Vava yabyaye ubwo rero ngiye Vava sindi bujye kubishimangiraho cyane ngo uwo ngo yansebeje ngo yamparabitse ngo yagize ate ni umugisha abo bana babaye bahari mama ntiyakituma izo nkwi kandi nanjye nakishima cyane ariko aka kanya aza kunsebya agira gute avuga ngo iki nge nababajwe nuko yanyaprodingiye indirimbo nazishyira kuri channel yanjye bakankubita copyright naho nazindutse nkamuvuga si mfite byinshi ubwe yanambuzaga kugira gute gusohora urumva mfite byinshi yambuzaga gusohora na Manibu bwazi kuko nge nize umuco n'ikinyabupfura kandi hari abajyanama benshi bagiye bangira inama sinemerewe kumusebya ariko icyambabaje ni iki icano yanjye kandi ubwo nawe akanakubwira ati iki kintu kuba nkikubwiye ntuzakivuge kuki
kwitangazamakuru ngewe rero sindi bujye kwitangazamakuru ngo mvuge ngo hari uwo yateye inda simbizi mvuge ngo hari abo yabyariye simbazi kuko nagerageje no gushaka kumenya iwabo na famiye yaba nkingirana hanze nagerageje gushaka kumenya aho aturuka n'akarere aturukamo nkingirana hanze ndavuga niwe tugendanye birasa na bya bindi ujya kuribuga umusore yanteye inda bakubaza izina ry'ukariyoberwa bakubaza umurenge atuyemo ukawubura bakubaza akagara atuyemo ukakayoberwa ibi birasa nabyo reka uyu tugendane mu zindi gahunda ntore byo gukora ibiganiro byo kunsebya ngo abiwacu ngo baramuhamagaye ngo baramubwira ngo Vava yarabyaye abo biwacu baguhamagaye uzamubwira ati Vava buri kwezi agenda agurira abaturage mu mudugudu barenze 10 amahene agenda agurira abashumba 5 batandukanye inka niba yaranababyaye nta bijumba by'abandi bazacukura nabwiye Uwiteka ngo Mana uzamfashe ndinde njya mu rugo rwanjye ntanda nkuyemo nta maraso atakiri kuzimu anshinze n'Imana izamfashe uzankomokaho ntazajye kwiba iby'abandi ahubwo azaze narakoze ibizamu zamubeshaho ya none se Vava bamwe bati byaragatwikerega ati nta rukundo ntabwo nigeze mbimenya Sando ntabwo nigeze mbimenya bo bashobora kuba baricaye muri studio kwa Bagiti kuko baza gukora muri studio ya Bagiti bakavuga turi umuntu arebwa n'abantu benshi reka tuzamurire cyangwa sibyo ariko njyewe ntabwo nigeze mbimenya ariko se niba baranabiteguye baramaze nta kibazo umuntu wese araza agatwika ariko ikintu cyabaye kibi nubwo busambu bwo kunyaparodengera iki indirimbo naho abanje aje kavuga ati nkunda Vava n'abandi bose baza bakunda mpandi bagatwika nta kibazo ariko ikintu cyabaye kibi ko umuntu yakoze ubusamba bari igisamba ikintu cyabaye kibi nuko twavuganye ninjoro mani bambwi ati mwana tibwira wa mutipe ejo aze dukora ikiganiro cyanjye n'icya wa mushuti wanyu wo hanze Olivier yego mitamuhamagara murangira ikiraka Sando uriya muhungu naramukunze niyo mpamvu ntashobora gukura ijambo mu kanwa ryo kumusebya nukuri naramukunze ntago nifuzaga kunywa amata tudasangiye ari gihe twirigaga mu kiganiro twata tukajya gukamisha amata akaza mu rugo akadutekera umureti nge sinarinzi guteka umureti na bagasaro tukajya umureta dutekeye urumva wa muntu dufitanye ubumwe ntashobora kugira gute kuza kumwandagaza kuri YouTube nk'umuntu wiga muri kaminuza gusa simbizi we yiga umuco n'indangagaciro na kirazira byiwe we yirinde kwiyandagaza nge Vava sinzamwandagaza mfite byinshi navuga hari byinshi nagiye mubwira kuva hakabivaho nk'ubu kurugero najya mva ninge sinakunda n'umuntu w'itabi umwinzoga se ufite derede wa muntu rero wabana cya kintu arakiretse ugahita wimagina ko agukunda ushatse kuva kamwe gitabo kabimukuraho oya ntabwo ni urugero natangaga simbitangaje abizira ngo nabikira wiwe nabwiye mfashe nyagasani ku munsi waje nageze saa 11 maze gukorera 51,000 mbwira Imana nushimye kuko amafaranga nari niteguye guhembwa kuri ya cyano hari uri kuyanyura none rero mfashe muri ibi biganiro mwifata rimbi tasongera kugira kwamamagara ejo rero nibwo yamamagaraga kuri telefone ashaka kunkanga ariko ngo bira biganiro ngo mwakoze ngo byiki ntiwagiye kurega se nimbureba hari icyo bavuze kidasanzwe jya kuri ribuje kugira gute ribigo amakanya barawatitira nukuri ribizampamagare Sando narababaye nigomeje abadesipora bampaye nkora indirimbo nigomwa sukari nigomwa amata dufaranga ntwishubuka kugira ngo nkora amashusho y'irandirimbyo kandi waravuze ko umugabo ntanga nguyu ni Rakifaye irandirimbo ya mbere twayemerewe na Bagiti nguyu Rakifaye iya kabiri arambwira ati ubwo wemeye ko dukorana koko nati zayikuri kodingira ariko amashusho ntago nayashobora nta kibazo nagiye mbona abatera nkunga bo hanze yamye ibyo 100 nka ubu nzi kubika amafaranga yamye ibyo 100 nka byaho igihumbi andi nkabika kugira ngo nzakore iki amashusho nguri Rakifaye hari amafaranga ya mbere 30 yampaye hari nibindi 10 yahaye Miki hari nibindi yahaye uriya ngo ye kubura fanta nk'umuntu wa masterinze iki indirimbo ariko twayamuhaye mu rwego rwo kumushimira kuko Bagiti yari yarabyemeye nyiri studio hanyuma rero ibyo ngibyo ntibize kuba impaka nahamagara Vava kubw'umujinya yifite ngo yishyiremo ngo Vava namututse ngiyewe Vava juru icyo navuze ko nuko ntazafata mikoro ngo ngiye kwandagaza hari amajwi yawe nijoro baretse gato niyo yashyiraho n'ameza ate niyo yashyiraho n'ageze ate kuko nagize umujinya uzabaze Samu kuri fawe nkimara kuyibonaho Samaje ari kumbwira ngo Vava uri kumumagara ngo ni na proding indirimbo warazitanze barazaprodinga none uri kumbwira ngo nzaprodinge naratonganye kubw'umujinya n'umubabaro nari ngize nte nari mfite nabwo se yari kwifata akabishyiraho hari abantu bambwiye abafana ngo ariko Vava ngo ni kuki sirimu
ngo yakoresheje ikiganiro ngo umuntu akavuga ngo azabatwerera igariso mu bukwe bwanyu ngo akabishyiraho. Namubwiye rero ugiye kugendera kuri social media wasara. Social media nayijeho mvuye mu kazi ko mu rugo nyizaho narababaye unciriye mu maso nkikiriza. Unciriye mu maso nkagira gute biza kuza kubiki akamenyero nanjye niga kuvuga. Ntubizi uko ntaje nanjye niga kugira nte kuvuga. Rero social media ntago uzagenda ufata bya bindi wavuganye na wawe ndi byose bya bindi ubuse ngewe iyo mfata amajwi ibyo yambwiye se ari kwifata. Vava hari ko yambwiye ngo ndakagire gutya na gutya ngo toka ngo zibangu biki n'ibiki simba nabiri kodinze se ndi kuri moto ndi kujya mu mujyi. Wamututse igitutsi kibi ngo nakanopfu ni bari akanopfu. Nakazike yankoreye ubusambo Imana yo mu ijuru izamwishyuza. Shako nubwo mbere mbonye Vava n'ukuri kwimana ko kiganira. Imana yo mu ijuru izamunyishyurize. Vava n'ukuri kwimana ntajye apfa gukora ikiganiro ariko Vava ikintu avuze ntago nongera kurira ntago nongera kugira gute nararize bihagije Imana yo mu ijuru izamunyishyurize. None se Vava kubera icyo wese umwita rurira rujambo rubi ntasubiramo ngewe kuki utamubwiye uti reka ibyo kumwita ni byinshi Sando. Mfite na byinshi navugira hano kwitangaza makuru na bagitarabizi bagitamaze ku telefone mu kanya. Ese kuki wowe ngera turabyibukiranye turabyibukiranye mubwire nti bagite uri umunyakuri ibi mbivuze n'ibyamubaza. Oya Vava ndakwinginze nurengere njyewe na mama ibiganiro ubona dukora kuri showbiz ananga kubibona. Yego yambye kuresha tuzano nakwicajije nkubwira ko uriya muhungu ugomba kumwirinda. Yarambye ati uriya muhungu si wawe ni woye. Mama wawe none se mukorana ibiganiro mute byose ndabimubwira arambye ati rero umwirinde n'iryo jambo nyamukuru uhaye. Rero ibyo byose dukora n'ibyo yakoze byose kwa bagiti bazindutse babimwereka. Arambwira ati cyo ngusabye nuko nimba hari nibango ufitanye nawe nimba nicyo mwasangiye umureka gusebya wowe ntugira ute cyangwa mwakoze nk'umusebyi. Urumva nge sinazanywe no kumusebya nazanywe n'umubabaro wanjye wacana. Mama asigare ba social media ibintu bicaho agira abakobwa bakuru ba musaza wanjye yego nyine babasirimu bize bakoresha imbuga nkoranyambaga. Ikiza n'ikibi cyose kuri Vava arara yakibonye. None hari abamwe bari buze kuvuga bati wanze kumvira umubyeyi yumvira ijeri. Wajya ntago nanze kumvira mama. Ura Dr. Yemu mfite inshuti yanjye yakadasohoka bita mama Bryson. Ni umama duturanye mufata nka mukuru wanjye ariko ntacyo dupfana. None mama Bryson ni umuntu ufata Dr. Yemu nka muramuwe. Iyo yazaga kunsura twajyaga agashyashyana amazi hanyuma aza kutubwira ngo ararwaye dutegura umunsi wo kumusura turamuhamagara tumuhamagaye yanga gufata telefone. Abo yifatiye aravuga ngo ari kuri studio hepfo yo mu rugo ngo nidutege moto duhuriye haruguru ku muhanda tuze kumusura. Sando twariteguye tumaze kwitegura telefone yanga kuyitaba. Turahamagara inshuro 9 zose. Abo yitabye telefone nimukora atubwira ngo yari yagiye kwiyogoshesha. None Bryson ati Vava temana tusinguce iki intege atari igihe abari abantu b'ikigali bashaka kumenyekanishiriza channel zabo wenda se nta rukundo afite. Ubwo asa yitabye telefone twari buhite tujya mu kiganiro cyo kwande kwa Manibu kuko ngengezwa hasi n'ibitotsi ndamubwira nti mpaka nzamenye iwanyu nibuza kwitangaza makuru ngukunda Vava sinzajya nkunda n'umuntu ntazi wabo. Ako ni nabyo ubwo rero nakomeze kumushyiraho igitutu dutashye ajya gufata igikapu niba cyari mwibiki hepfo ku yo studio arakizamura kizana iwabo. Nimba ari iwabo ntago mbizi gusa nabonye afungura ahantu hari inzu ya etage nyine inzu imeze neza mbona arafunguye arinjiye. None abamotari baticyore uriya muntu se ko yinjiye akadukingira natatwishyuye uramwishyurira. Ndamubwira nti agiye kubika kira gikapu arahitaza. Motari wari untwaye aramubona aravuga ngo guzi ko njya mbabona ku mbuga nkoranyambaga ngo se koko ngura ngo nisheri wawe ngo hase ngo ni wabo ntago mbizi ngo none se ngo nimba ari wabo ngo uko haba ngo ari mu mbyeyi ngo ko haba ari heza cyane. Hari umudamu uri gucuruza amayinite haruguru akara ke kagahungu karaza kadusanga ku icyo gipangu karahagarara. Noneho uwo mudamu uri gucuruza amayinite ahita aza arambwira ngo Vava ngo ndakuzi ngo turirimbire dore imbogo ngo sigaye ngo mbona ngo ukora ibiganiro ngo ukundana ngo n'uyu muhungu ngo se ngo ubundi ngo yakubwiye yuko ngo akora iki.
ngo ahango n'akazi kawe none uwo mugore ahita agenda noneho ntangira kugira iki amakenga ndavuga se wenda hano si iwabo ese no mama we ko agiye atatubwiye ntese ko muha mama bakavugana buri munsi nkamuhana muramukazi wanjye bakavugana buri munsi ntubungubu we kubera iki mubwira ngo ampe mama we akanga kandi agahindukira akavuga ngo iwabo ngo nabafana banjye ngo baranankunda hari uwitwa Bosco yigeze gukora ikiganiro aravuga ngo vavango ngo wa Dr. M ngo baravuze ngo yatukanye n'umugore ngo witwa Jennifer ngo ura mukobwa ngo ntitumushaka hano ngo nta mucagira ndabimubaza arangije aravuga ati nukubeshya twiwacu ni wamenye uko tubanye umwe azinduka agenda n'undi yigendera nta wita ku buzima bw'undi buri kimwe cyose narakimubazaga tugiye kwa Gerard Mbazi ndamubwira rero niba uri kuzamura cano yawe ubivuge niba uri gukora indirimbo ubivuge niba nagukunda Vava ubivuge ntago Gerard Mbazi akunda gukora inkuru z'udutwi warabivuze twaragiye dukora ikiganiro abantu baragikunda pe abava ngo bazamukodeshereza sare abavuga ngo bazamuha amakote yo mu bukwe abavugaga ngo biki mbese ni ikiganiro cyakunzwe n'abantu benshi na n'uyu munsi bagiye bamamagara bakabimbira ngo cyakoze mwaradutuburiye abafana bakamamagara bakabimbwira niyo mpamvu ngiyewe ntashobora kwicara nimba hari ikibinzi kuri Dr. M ngo nkivuge Sando urumva ubwo rero Dr. M tugenda tumenyana gutya ariko hakabaho ikintu cyo kutanyereka mu rugo iwabo ikintu cyo kutamenya famiye ye noneho bagaca ruhinga bakambwira ati Vava basiri mu Kigali ntibameze nk'abanyacyaro ati yewe ngiye nkunda n'umugabo wanjye sinzi wabo bandi bakampurugira ati dukundana n'umugabo wanjye turanabana ariko iwabo iyo hanze si mazi ariko ngiye kuko atari ko nteye simbyiteho nyine nkabona hari ikintu gishobora kuba kimwihishemo muri we ye ubwo rero nyuma naje gusesengura ndatekereza nubwo bahurira kwa Bagiti kandi Bagiti akaba ari umuntu umenyereye ibintu by'ibiganiro nyine byo gutwika bashobora kuba barabipanze bakavuga ati reka twegere uyu nguyu twe twakora inkuru ya pranka gutya na gutya twamamaze cano yacu izamuke niko natekereje ntago mbizi kuko urabizi niyo wambwiraga inkuru y'agatwiko njyewe nahitaga mvuga ntitwara twarabipanze rero bo ntabyo nigeze menya ahubwo uyu munsi wa none rero Bagiti nibwo mpamagara mbwa ati Vava rero ndi kugushaka atuze nimugoroba nkubwire niba yarageraho akajya yambwiza ukuri rero Sando nguko ukuntu ibintu bimeze ariko nukuri ko Imana birababaje Vava nguko ukuntu ibintu bimeze nari niteguye guhembwa nari ndi kubwira mameje bundi mara kumbwa ati rero igikoni cyanjye ndi kubona gishaje cyangwa igikoni gicuritse neza cya kijyambe ndabungana ngiye guhembwa kuri cano ninzakuzamura ikindi gikoni gishyashya ni nkubakire n'agapangu keza nkubakire igikari Vava hari akantu watangije ngo yarakubwiye ngo uzamutegera ni mugi wanyu kuko utavuze ngo ese uyu musore nimba nkunda koko ni gute ko byasaba ko mutegera tuzi ko abasore bo ushobora gufasha abakobwa ahubwo kumva ko umukobwa afasha umusore bakundana aho hantu ni wagizemo ikibazo nagize amakenga we yarambwiye ati ngewe nta mafaranga ngira ndi umunyeshuri niba ushaka ko tujyana iwanyu uzantegera ikindi kandi tuzajya amasheke ngo ngaruke niturara uzankodeshereza aho ndara ikindi nanone yavuze yakivugiye mu biganiro kuri televiziyo yaravuze ngo niba dushaka kuzamenya haba ngo azakodesha geto tumusuriremo ibyo bintu byagendaga benshi intege yaba ari mu kiganiro akavuga ngo niba mushaka kumenya ahantu mba ngo nzakodesha geto ngo mbasuriremo wowe ngo iwanyu ndahazi ngo konza huba none se konzi ngo kuri gato ngo iwanyu ndahazi bahurira gasi yo kwamanaga ya akunda kuza kundeba mu rugo ye mu rugo niho aza kundeba cyangwa kuri studio kwa Bagiti utazi ni rugo nazi wabo rwose narabigerageje nyine ahita nkingirana hanze ariko nawe ndatekereza ndavuga se aba yambwiye ati mu rugo nawe wenda mama ntawe uhari uzaze ku cyumweru n'urugero cyangwa se uyu ni umukozi cyangwa se hano n'uyu mukozi cyangwa se ibiki n'ibiki ariko yahise ankingirana hanze Yesu mwami hano hari comment ebyiri z'ingenzi nshaka ko tuvugaho Slim hari comment ya mbere ngira ngo uri kuyisoma iti kuki koko abahungu ari abagome mbega ni babandi Jolly yavuze ko kuko hariho inyana zimbwa n'uyu musore niwe watse ubusugi Vava none amaze kumuhaga aramwanze koko ibi ni ibiki wamana nta busugi ura musore yigeze anyakase nigeze ndyamana nawe yego ndetse yewe nibyo biganiro ari kuzana ngo baramubwiye ngo Vava ngo afite ngo abana babiri ntago nza ahantu yabikuye iryo se banyasinza aho yarikuye ngo ufite umwana mukuru ngo afite imyaka 10 Sando wanyisangiye kwa Rayira naje nje gukora akazi ko mu rugo pe nagiye ngenda mvura n'abandi bamama b'Ikanombe biwacu nza nishakira ubuzima nta wigeze avuga ati Vava tumusanze hano ari gusambana Vava bamukuyemo inda ngwino urebe ari igihe yigeze gutera inkuru ngo Vava aratwite
Sando niwe waciye iki impaka we nariza ati baba tugiye kumupima turamupima uko izo ngizo zavuyeho niko n'izindi zizagira gute zizavaho rwose rero ntiyitwaze ngo vava ngo afite ngo abana babiri niba bafite nabe nta gikoma namusabye nampaje ahubwo navugisha ukuri ko mpemukiye nicyo mwapfuye mu by'ukuri none se kuki wavuga ko niyo yambabaje kuki wavuga ko mwapfuye abana rero ntago mbizi Sando ariko ubundi uriya muhungu ajya gukundana nanjye ntago azi mbese ntago nigeze mvugana nawe ubuzima bwanjye bwose bwo mu rugo nta nubwo yigeze ambaza izo nzane ebyiri za Valentina yibutse kuzizana ari uko nje hari ikintu indirimbo ya Vava bayaporodinze hari ikintu ryavuga uzi ko Vava afite abana akabihamya ariko se niba Vava n'abafite azatanga ikiganiro niba Vava abana n'abafite yibutse kuza kubivuga ari ukubera ko Vava navuze yuko bandenganyije indirimbo yanjye bayaporodinze atari yabo bakuriganyije nemeye ko nabo bana Vava koko abafite abo bana n'abavava sabanye none se kuki abo bana uri kujya kubagira intandaro ngo nicyo bapfuye mu gihe wari kuvuga ko mwapfuye indirimbo ye waporodinze kandi binagaragarira abantu bose ukabona ari cyo kiri kumutera rero kuvuga ko wamuhishe ko ufite abana kiri kubimutera ntago uriya muhungu nigeze muhisha ko mfite abana nta nabo ngira ntago yigeze asa kunsaba ngo avuga ngo ni mumpe inka yanjye rero naje gusaba umukobwa nzi ko ari umukobwa none nsanze ari umugore cyangwa se naje kubaza natanze imitobe nzi ko ari umukobwa none nsanze ari umugore usibye inkuru zisebanya zo kwitangaza amakuru nizeye yuko nabo bana bashinze babaye bahara ari umugisha ahubwo igisebo cyiza dore ngiki nagenda avuga ati namuteye ndayikuramo kuko nari birabizamo sibyo kuko nari birabizamo noro kuvuga ngo Vava ngo mfite ngo abana babiri nta gisebo gihari ibyo byatangire ngira ngo ku makomanteri y'umwaka ushize hamwe na ba Metere Nzovu ndetse nabandi ntago rero icyo ngicyo ari igisebo nta nubwo ari impamvu ntimaka ikwiye kuza igihe umuntu ababara ati kuki watumye banyamburira cano monatize wari kuzana impamvu n'ibisebo bitabaho kandi Vava simbyitayeho Gaston uvuga ngo abyaye karindwi Gaston uvuga ati nyuze hano yakuye mwinda Gaston uvuga ngo nyuze hano ari kuhasambanira ibyo sinzabirebaho ahubwo nzareba wampemukiye gutya ese ninde watsunda urukundo hagati yanyu ngewe rero ntago ibintu byo kwanga inkundo ngo ndazaka umuntu simbishobora ahubwo we yatangiye avuga ati Vava ndagukunda nkunda kugukurikirana uzareke ngushyira mu ndirimbo yanjye ya Coconut wowe uyu munsi urabona ko rwari urukundo witwa Joyeuse noneho Joyeuse ni umukobwa twakunze kubana cyane n'uwo hafi y'iwacu nagize ngo ni uwa Juno oya twazanaga no mu biganiro n'uwo mu karere ka Nyaruguru kuva iwacu ni bugufi bwanjye n'iwacu hamwe n'undi witwa Fina yego abo bakobwa rero ni inkoramutima zanjye duturuka hamwe nibo twari kumwe barambwira ariko Vava uriya muntu yagukunze twagiye tubona kureba cyane ndavuga se umuntu arebye undi cyane aba yamukunze shora kukureba afite icyo ari kukurebaho ntago kuba umuntu akureba cyane aba yagukunze ngo nyamara ngo yagukunze ngo ngiye ngo nzi ubwenge ngo narize ngo yagukunze mu gukora ya ndirimbo rero yaraduherekeje nge na Joyeuse aranadutegera anyaka nimero amaze kunyaka nimero rero nibwo yagiye akunda kumpamagara arambwira ati nzaza kugusura ni karibu ndamubaza ukunda iki arambwira ngo akunda amata ngo n'amatunda ubwo rero tumenyana gutyo ariko ntago nge mu kanwa kanjye nigeze mvana mu ijambo ngo mubwire ngo nagukunze mpa nimero niwe wazimpaye aranadutegera moto ngena icyo numva nuko iyo yasaga washyashyanaga ariko ntago ari Dr. M umushyitsi wacu uje kunsura ndashyashyana twebwe abashi turakundana kandi nta nubwo ari abashi gusa sinkuhaye urugero rw'uwo mama Bryson Rubavu turakundana nibatetse isombe ndarikunda akavuga akabwira umukozi ati Vava teka kuri gazi baratashye mushyire sombe niba nagiye iwacu niba ari isambaza ngira n'abakecuru batate b'ishuti zanjye niba ari imyumbati nazanye barayikunda abantu b'i Kigali nkashyira hara tugasangira mwese ariko rero rwose umuntu ujya kundanganya uri bundi cyanjye we tukagwa miswi nuko none se Vava ibi bintu birakemurwa n'iki mukanya wavuze ati none na Ribu niyo yamamagara ngewe nzitaba neza no kuri Ribu zampamagara Sando rero wowe
duhuye inkundura yararangiye uzaguha ubwo buhamya n'umuntu witwa Yakamwana kuko niyo nahavuga bari kumukubita urabeshya bari kumukubita na Safiya nande kuko bari bamwishyizamo bati ni igisambo kuko n'ikiganiro cya Manibu twamufasha ari kugira gute ari kugira ikodinga urumva yavuye aho nta muntu n'umwe uri kumuvugira ati wakabaye utari igisambo kuki wari kodinga ikiganiro cyande cya Manibu abandi bati tuheberaho tujya Giriti Hotel ajya mu mureti wa Matovu akoresha umureti we yimuka we yicara asange Matovu ajye kumurira umureti noneho nuza namaze kumamagara ati njye namututse ati njye namututse ati njye nanga abantu b'inkutu ati njye maze kumutuka mu biganiro urumva rero hari biki intambara y'inkundura nuko yamenye ubwenge agahita yigendera abo twari kumwe bose baravuze ati ni igisambo kuko na bosi wacu yamwibiraga ikiganiro ari kumureba we ati none hanga amusubiza amafaranga yiwe ahita atega moto rero agenda nk'imennye iki umuhini inyimeni umuhini numva ari ukunda kuvuga imeni umuhini azi kabari simbizi umva ni hatari nese Vava karame ubu ngo ntabwo uzamukumbura sha ntabwo nzamukumbura n'ukuri areganya busa umuntu mukundana agacunga ahantu wagakwiki gutunga akaguhemukira aba ari umwana mubi urumva noneho ntanakubwira ati rero byagenze gutya hari indirimbo nshyashya iyi mbaye nyihize ku yanjye nk'umuntu dukundana ejo nzagukorera izindi ebyiri ariko byamara kugaragara na Samu Gakira hageze yamara kubona araje agahita yirukanka akagenda nta naje akavuga ati rero Samu niwe ufite cano ya Vava niyihangane wenda se ndi guhembwa ari kumpa ibiganiro by'ubuntu ndi hafi guhembwa nzanamushyiriramo n'imiyaga ye muheho nk'ako gafanta nanjye k'ibihumbi 20 cyangwa 30 ariko nabe yihanganye ariko akwereke ko aguciye amaso agusuzuguye ahita agenda uwo ni musore yaragamije iki ku buzima bwa Vava ngo gukeka niko kubeshya ariko mu kuri kugaragara nshingiye ku kiganiro ejo nakoranye n'uwitwa Hirwa Promoter yaramuhamagaye aramubwira ati rero Vava ati nabonye abafana bakurakariye kuko wamuhemukiye ngo iyo nindi content nayo kuri telefone turi mu kiganiro aravuga ati rero ati se ko bimeze gutya na gutya ati Vava ati rero yambwiye yuko ngo ejo mwajyanye kurimba Butare njyewe yamamagaye kuri mikoro kuri mikoro ngo yaraye ngo amubwiye ngo twajyanye kurimba Butare njyewe najyanye no kuririmba Butare ngo mwajyanye kurimba Butare ngo mu matora ngo aguha amafaranga nge nagiye Butare ndangiwe ikiraka n'umunyamakuru wo kwa Sina Gerard hari umuzungu ufite ikigo cy'abana batoya cya materineri niwe wari wadutumiye aratwishyura najyanye n'umunyamakuru witwa Patrick wakoreraga kuri Gaive TV hamwe n'uwo munyamakuru wo kwa Sina Gerard ariko nsanga yakoze ibiganiro ngo twajyanye ngo twagiye kuririmba ngo batwishyuye Hirwa rero amamagara aribyo agiye kumbaza mubwira abo twajyanye nta muhamagaye mu kiganiro ati rero Vava ati turi mu kiganiro ati rwose ati tubwira ukuntu wamuhemukiye ngo yana n'indi content hubwo Yesu mwami ubwo rero nshingiye ku iryo jambo yivugiye ashobora kuba yaraje agamije gutwika ngo azamure chano ye akavuga ati reka ntwike mvuga ngo nkunda Vava nta rukundo ruhari ukemera ugakereza umuntu ukamufataho kiriya gihe cyose ushaka koko gutwika ntabwo mbizi njyewe niko nabisesenguye n'ubwenge bwanjye kuko yivugiye ati iyo nindi content nayo hari abandi bati ati kandi nawe arabizi rwose Vava iyo nindi content muri macari n'abandi nabonye muri comment bati erega ibintu na Vava arabizi ko byaragatwiko mana nukuri kwiyampamagaye Vava nabaga mu cyaro mpingira inoti imwe y'igihumbi nicara mbwira Yesu na se n'umwuka werana umuntu yabona imashini gute umuntu yabona iduka gute akabona botike gute akorera amafaranga 1000 nibo banzanye n'imbaraga zabo nta muntu wanzanye banshyira kuri itangazamakuru mukuri kwiyampamagaye ikanzana muri showbiz ikiragatwiko nkubwira ko twatwigaga mbere z'esha Vava ngiye ko nkuzi namwe ngo nyuze hirya no hino ngo nyuze hirya no hino ngo urabona ngo urazi no ikiragatwiko nkubwira ko twari turi gutwika hari ubwo wantwara iki muyayi nk'urujijo nkakubwiza ukuri wangira ute koko byagorana ko Vava yakora agatwiko kuko niwe muntu uzi uvugisha ukuri
rwose pe na Justin yaravuze ati niba ari n'agatwigo bazatubwiza ukuri birangire n'ibyo yakoze byose yego n'ibyo muri hoteli mbura ubuzima nta hoteli nigeze njyanamo nawe hoteli twagiyeho niyo hariya dukora indirimbo Dogita yemo ntigeze nsohokana ngo ngure fanta ngo ngure burushete Imana nikampa umugisha gusa nibwo nigeze musaba turi kwa Bagiti hari umuntu wari unyereje amatora 110 ndamubwira ntese waje tukajya kwa Kiruhura gusangira iki ifi arambwira rero ngo iwabo ngo bamaze iminsi ngo bateka ifi ngo zisa nkaho zagize gute zamuseme naho ubundi nta hantu na hamwe nigeze nsohokana nawe nta hantu na hamwe nigeze njya ngo ndare rwose kuriya yimereye niko bayimereye ibintu byo gushamasha mango aragukora ku mabere ngo aragusoma no ntabyo namuvugaho ntaza kugira umabaro wanjye wacano hakagira uwo marabika cyangwa ngo mpuzebye none se icyo gihe ntabwo mwagiye gusangira ari inyangamugayo ntabwo twajyanye kuko yaramaze kumbwira ati twebwe tumaze iminsi turya ibintu by'amafati kandi iyo ari kumwe n'ifiriti arasemana kandi icyo kintu nanjye ndakizi ubwo rero aje uvuga ngo ibyo bakoze no muri hoteli ngo asabivuga nta hoteli nigeze njyanamo nawe nese bava ko numva igihe kinini iyo wabonaga udufaranga wamubaga hafi ukamugurira ariko mu kiganiro twigize gukora ndabyibuka waravuze ngo nta kintu ataguha nicyo kintu cy'agaciro yagwaye kuva mwamenyana ikintu cy'agaciro yanyemereye nuko yanyemereye yuko azankorera iki indirimbo ariko arahindukira arambwira ati nzayigukorera mu buryo bwo kuyirikodinga amashusho ntabyo ngize gute nshoboye hanyuma rero uruhande rumwe nabaganzi ko ari umuntu wiga ntabwo nari kumubwira ngo uva ngurira niyo ngeso ntayo ngira niba ntashoboye kwigurira nta musore njya mbwira ngo nagira ate nangurire wese ko umusore wamugurira ko ndi namva gushaka nshobora kugurira wenda twirirwanye nk'uko muri iyo filime cyangwa se mu kiganiro tukaba twajyana gusangira bitewe n'uko hari umubyeyi ushobora kuba nanjye hari icyo yampaye tukaba twasangira akenshi na kenshi twajyanaga mu mujyi twamara kujyana mu mujyi nimba ari amafaranga mbikura nimba ari 10,000 ngo muhatege nk'umuntu wamerekeje akaba yakiguramo iyo saha nubwo agenda akabihakana ariko ku izina ry'Imana wo mu ijuru nzapfe ntabyaye iyo Shenete namubwiraga nti nziza yiguri iyo saha ni nziza yiguri ava n'umusirimu izo nkweto urumva niba ari saha 3,000 ku muntu waguhaye itiki 10,000 urumva utayigura urumva utayigura niyo saha none se uzagenda ujye ugira icyo ushinze umuntu ngo twajyanye wenda natashye n'abaguru cyangwa nitegeye asasa agira icyo nshinza umugisha Imana yampaga twagendanaga nawe neza niba ari amazi akeneye umubare wanjye wibanga yabaga wuzi hano ubwo yigeze kuva telefone yanjye yohereza 5,000 ngo abihamanibu amupiningire muri community ubwo rero njyewe nabanye nawe neza nuko hakurikiyeho iyo saga yiki giyo cana none se wowe kubera iki utatekerezaga ati uyu musore mpora nkorera ibi nta kintu arankorera isubu yaba nkunda Dogita yemu rero biragoye kumuvumbura hari ubwo yabaga ari kwigurira inkweto akambwira ngo nizagara furerewe kandi bugacye nkabona yaje zambaye kandi yarambwiye ngo nizagara furerewe bugacye akambwira ngo arihirirwa ngo namushikiwe ubundi akambwira ngo niwe wirihira ubundi akambwira ngo yatanze ngo yafashe ngo inzu y'iwabo ngo ayitangamo ingwate ngo ya miliyoni 10 ngo ajya Uganda ngo agura ibikoresho si yabikubwiye wese iri ngo agura ibikoresho ngo bya studio Uganda ngo barabyiba yarabibwiye nawe yambwiraga byose mwe nayo bagagura ubwoko bwazo urumva bindi rero nibyo mu buzima busanzwe byo kubabyeyi n'iki n'abaturanyi bavuga bataza no kuza kuvuga nkaho bavava gusa Imana yo mu ijuru nuko izo uburyo nabanye nawe nyuma akaza guca ruhinga kankorera ubugome bwo kunyaporodingira indirimbo ntabizi none Fafa nimba hari byo muziranyeho ko hari ibyo azazaniye imihanda akakwambika ubusa niba hari ibikomeye bihari ibyo azazaniye imihanda akaza kanyambika ubusa Fafa nakomeje kukubwira ngo nge mama yambwiye ati maze rero uzareka gusebye we ntuzagira ute Fafa ko siko utajya wihanganira umuntu niba ziko nge Fafa naryamanye n'akanterinda tukajya kuyikuramo asasa bivuge Fafa mfungwe urumva Sandrine ko nziko utajya wihanganira bivuge Fafa banjyane kwa muganga Fafa ngire nte mfungwe niba siko hari umuntu twajyanye kwiba asasa bivuge amwereka aho ibyo bikoresho bye biri kuza kuvuga rero ngo Fafa ngo byari iwabo ngo yabyeyi ngo abana banaba ntago ari igisebo kiruta kuza ngo abe yavugisha ukuri kuko ibintu byagenze byo mu buriganya njye ubwanjye nararyamaga nkamurota yabaye inzoka umubiri wose nkamuhamagara nkabimubwira nkamubwira se ko ndi kubona igice kimwe cyo hejuru wabaye inzoka bimeze bite ngo simbizi ngo ntabyo nzi nza guhamagara umuntu umwe mu bantu basenga agatero Fafa niba uratabaye inzoka ashobora kuba ari umuriganya hari ikintu azakuriganyaho
ikintu cyose njya kubona ndakirota jewe nkarota nkabona igihimba kimwe yabaye inzoka ari gihe yasaga kunsura akaguma mu rugo akaza kuhava akererewe cyane saa 5 saa 6 saa 7 z'ijoro noneho nkamuherekeza nkamugeza ku muhanda namara kumugeza ku muhanda naza naryama nkarota mbona igihimba kimwe yabaye iki inzoka nkahita ndamuhamagara mbese ko ndota yabaye inzoka nishobora kubumbeshya kandi ngo yango njewe ngo nago nkubeshya ngo ubwo wenda ngo ni inzozi ngo ziba ziraho ngo zisanzwe nese ubwo saa 5 z'ijoro mwaga bini mubiki saa 5 z'ijoro bagavuye kuri studio kwande kwa Bagiti akanyura mu rugo akaza kunsura hanyuma rero yakundaga iki amata ibintu by'imirire ntabwo bikunda Dr. M mbese wabuze icyo umara wateka ukavuga ngo uramugaburije ibintu by'imirire ntabyo yishoboreye wenda sayo mata wenda nutwo dutunda urumva amata no kuryama ibintu by'imirire nta kintu aba yishoboreye hanyuma rero nkamuherekeza nava kumuherekeza nkabona abaye iki yabaye inzoka namagara bamwe mu badusengana rero bakaribo bambwira ngo uyu muntu yabaye inzoka igice kimwe ngo abazakuriganya ku kintu ngo runaka cyangwa se n'abantu basenga nubwo usanga babavangira bamwe bahanura ibintu bitabaho nyamara mujye mubyemera ubwo rero nibwo umuntu yambwiraga ati hari nashobora kuzakuriganya runaka uzategereze urebye ubwo rero ngewe vavajuru rero nuko nagiye ngenda mbibona hanyuma ara warumbwa ati hari ibyo azaza agusebya kwanike ibyo biramureba keretse umuzira ari nge wagize gute vava ko nzi ko utajya wihanganira umuntu ukuvuze akubeshyera cyangwa usebye sando hari igihe umuntu asara ku musozi ukabona ubundi ahantu tujye dukusanyira bajya batugira inama ngo uzirinde gusakuza mu kigeragezo kuko nuramuka usakuje mu kigeragezo uzatiza abanzi bawe umurindi satana kubona iki urwawe rero icyo kintu iyo maze kukiga nkakimenya naribu uyu mubyeyi wacu tugena duhura ikugira inama hari icyo uca bugufi ye nimba rero umuntu wamutanze kumenya yuko ari kugusebya uramwihorera niba umuntu wamutanze kumenya ko aje kugutuka ashaka ngo murwane nyiri umutwe mutawu awurinda iki urugo ati nago nabana nje n'umugore w'isasu nka vavajuru none se vava nakoze ibiganiro umwaka n'igicurashize yambwiye ko ari umufana wanjye mbere yuko aza gukundana vava yavuze ko ari umufana wanjye yego ntago ibyo biganiro by'isasu bya vava yabibonaga abibonye ubu ngubu ari indirimbo yanjye bamaze kuyaporodinga nanone icyo kintu tukibaza abonye ko vava ari isasu yaruko amaze kumwaporodingira indirimbo icyo kintu nanone ratakibaza mu biganiro kenshi na kenshi bagiye bakunda no kubimubwira na sirimu mu bantu babimubwiye arimo ariko yo kutavuga ko ari sirimu yamukoresheje ikiganiro ndabyibuka amazi ati ko bavuga ngo vava ni isasu agira amahane ubibona ute mu biganiro byose twakoraga mbere barabimubwiraga yibutse kuza kubusabya vuga ngo ni isasu aruko indirimbo ye yamaze kuyaporodinga cyamwagiye rwose mugerageza mujya mugerageza muvugisha ukuri ntacyo kuri gutwaye none se vava uyu munsi urumva wicuza iki rero nta kintu nicuza na gito nta kintu nicuza na gito uko yampemukiye niko azahemukirwa n'iki nundi ye ntacyo nicuza na gito gusa narababengira umubabaro mwinshi n'umujinya ariko bigenda bigira gute bigabanuka hano rindi comment ivuga iti iyi ni comment yaje ku kiganiro nakoranye n'uwitwa Juste iravuga uti vava urebe neza witonde nzi neza umukobwa wakundanaga n'uyu musore ejo utazaza uririmba urwo ubonye cyangwa se urira ayo kwanika mbaye mbikubwiye akiri imbere iyi comment yaje mu ubwo ni mu mezi hafi 2 ashize ngora hari undi mugabo witwa Steven ngo inshuti yiwabo yego ibintu yambwiye gusa ntago nigeze mbiha agaciro cyane ko nabibwiye nyirubwitara bihakana avuga ko atamuzi atigeze anamumenya wewe wabanaga baziranye ariko uwo mugabo Steven atuye hariya igikondo ni umuntu ukurikirana social media umunsi ku wundi warebye ibiganiro byacu uko avuga ko dukundana n'iki n'iki duherutse kujya igisenyi njyana n'umunyamakuru witwa Eric yego tugiye kureba uwitwa nde Mpano y'Imana tunyura kwa Weste tujya gusuhuza Weste atese vava sandaraho uzamusuhuze bimeze bite nibaguha ifi niziba nebyiri hanyuma nza kuhasanga uwo Steven wiwabo noneho Steven ahita mbona arangije arambaza ati se vava uriya muhungu mukundana uramuzi ntituziranywe kwande kwa Bagiti kuri studio hanyuma rero Steven imvura yari ikubye tutari bukore ibiganiro ba Eric bari burare nta hantu ngenda nabyo Eric ndataha Steven yari kumwe n'undi mukobwa uvuka ngo za Kayonza nayo mufana wacu
turazana atugeza hariya igikondo. yego Rero ibintu Steven yambwiye ntabwo ndi buze kuba nkwaye ngo mbitangaze, yanga n'abantu bamuvugira ku mubyeyi we, yanga abantu bavuga kuri famiye yiwe, ntajya akunda abantu bavuga kuri famiye. Yigeze kumbwira ngo sita we yabonye ikiganiro twakoze, waravuga ngo ntago ashaka ko tuzajya tuvuga kuri famiye yiwe. Sister wa Dr. ngo ntabwo ashaka ko tuzajya tuvuga kuri famiye yiwe. Ibyo rero uwo mugabo Steven avuze birasa n'ibyo uwo muntu yanditse muri message. ntabwo mbizi izina ryo ni ry'umukobwa ni Kanyana. Ntabwo mbizi, ariko ibyo uwo mugabo Steven yavuze bimwe na bimwe narabimubwiye, ambwira ko adakeneye kubyumva kandi n'uwo Steven atamuzi. Avuga ko yakuriye Uganda, abantu baho bamwe na bamwe ntabazi, ndetse na bimwe mu muco nyarwanda mbogona Ruyumbo ntabyo azi we yakuriye hehe Uganda. uwo Steven nawe yaraguciye ku marenga ati witoye. Uwo Steven rero twagiranye ikiganiro cyinshi, tekereza kuva Igisenyi kurinda ugera hano i Kigali. Rero twagiranye ikiganiro cyinshi, bimwe na bimwe rero ngerageza kubibwira Dr. Yemu, ambwira ko atari byo, ambwira ko atanamuzi, ariko bimwe na bimwe akabinyemerera kuko yarambwiye ati rwose ati nyina ni mama Ngabire, mbese nyine ibintu byinshi. Ubwo rero ntabwo biba byoroshye.